nicururize nk'uko abivuga sibyo ariko nabyo yabikoraga kugira ngo wenda yibereho reka tubivuge gutyo ariko si uyu munsi wa none niba bataragize ubutwari bwo kubivuga akiri muzima akaba yapfuye sibyo niba nta butwari bagize bwo kubivuga akiri muzima uyu munsi ibyo bari kuvuga ni ubujajwa ni ubujajwa ni amatiku ni ishyari ni ukubura ubumuntu hariya nta bumuntu burimo sibyo na biriya nimo bivugisha ngo arajya ku nkundamaho gute aka ni akazi ka satani ubundi akenshi ushobora kwicara ukavuga uti bariya bavandimwe we birashoboka ko ibyo bavuga byaba ari ukuri sibyo kimwe n'uko bitaba ari ukuri sibyo ariko byaba ukuri bitaba ukuri uyu munsi kuko icya mbere ntibarimo kuza kubivuga wenda Theogene ntiyarise wenda ngo barimo baramwaka 8 sibyo ni ukuvuga ngo uyu munsi ahubwo Theogene yatabarutse akagenda uriya muvandimwe we yagakwiye kubaza yikoreye umufuka w'umuceri azaniye abana Theogene asize noneho akaza avuga ati noneho nazaniye umuceri abana banga ko nkubaha sibyo naho kuvuga ngo banze ko ashyiraho ururabo nta kintu byunguye ko n'ubundi Theogene ntiyari bubimenye ko bashyizeho ururabo kandi uyu munsi nibamwemera nk'umuvandimwe ntari buze kuzungura Theogene imitungo ye ntari buyizungure sibyo abana be ntari bubazungure umudamu keretse wenda niba arimo aburana aravuga ati wenda arimo aburana ya mico ya kera abo umuvandimwe we birashoboka yuko yaba atari nawe kuko impamvu iyo ako kantu ngashyiraho kuki imbere hose akiri muzima ataje kubivuga sibyo uriya ntawe ataniye na wa muhanuzi umuntu apfa yamara gupfa agahita aza akavuga ngo nyamara nari nabibonye ko azapfa sibyo ngo nari nabibonye ko azapfa ubibonye ukora iki wakoze iki sibyo rero aho rero ibyo byo kuza ibintu byarangiye ntabireke Theogene yaripfiriye naruhukire mu mahoro yakoze imirimo myiza imirimo iramuvuganira niba utarya n'urukwavu jya wemera ko ruzi kunyaruka mureka gicuruza kubera ko nicyo yahisemo acyamamarije ku izina ridakwiye kwamamarizwaho buriya ni ukuvuga ngo erega buriya hari ijambo ry'Imana nasomye byakozwe n'intumwa igice cya mbere uvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira rero buriya iyo umuntu adafite umwuka wera burya ntacyo atakora subije neza Yes, reka nongere ngusuhuze neza nshuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu komeza ugubwe neza kandi ukomeze umere neza nizeye ko uri amahoro nge ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda ngira umugisha kuri kamera zacu nakiriye umuvandimwe umushumba muraho neza mwese ashimwe ahimbaza murakomeye ndashima Imana dushyira imbere y'Imana tuganire kadusenge data mu izina rya Yesu ndagushima kuri Imana igira neza uri Imana yumva gusenga ntabwo ujya unanirwa ntabwo ujya utsindwa uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri ko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi ni kukibikora nkundira uzuko bane natwe ko ngiye kuvuga ahangaha imbere y'iyi kamera ntaba ari njye uvuga uba ari wowe uza wivugire kandi ibyo ndi buvuge bigirira umumaro ubwoko bwawe bidafite umumaro binyure hirya mu izina rya Yesu Kristo amen. Mushumba mumeze mute? Ndaho ndashima Imana. Nakomeye. Nifuje kuganira nawe. Yego. Nk'umushumba. Yego. Tukaganira nk'umunyamakuru. Donc turaganira mu buryo bubiri bwombi. Nta kibazo. Hari inkuru ngenda mbona ku binyamakuru bigiye bitandukanye by'iyobokamana. Nkumva zineye agahinda ku ruhande rumwe ariko nkumva zikwiye no gukeburwa. Ndabihera ku nkuru mbona ugasanga zarabaye nko gucuruza abantu mu buryo bwihishe icyo bita gucuruza abantu
ku buryo abantu basigaye bifuza ibyago kugira ngo abantu babone ibyo bacuruza. Sinzi wowe nk'umushumba biriya bintu bibona ute? Uburyo mbibona buriya byambabaza biramutse bikozwe n'umugenzi. Umugenzi ubwo ushatse kuvuga iki? Biramutse bikozwe n'umukristo byambabaza. Ubwo ushatse kuvuga ko ababikora atari abakristo? Buriya umucuruzi niyamamaza ikintu cy'akanagiharanira, yego, umureka gicuruza kubera ko nicyo yahisemo. Acyamamarije ku izina ridakwiye kwamamarizwaho. Buriya ni ukuvuga ngo erega buriya hari ijambo ry'Imana nasomye byakozwe n'intumwa igice cya mbere, uvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, yego, umwuka wera nabamanukira. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Yego. Rero buriya iyo umuntu adafite umwuka wera burya ntacyo atakora. Subije neza kabisa. Impamvu ibi mbivuze, misa yashize umuvandimwe yaratabarutse, Pastor Theogene. Yego. Bona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, n'ubu ngubu bakizana. Nabonye uwitwa ngo ni umuvandimwe we, n'abagenzi b'abanyamakuru nk'uko ndi kubivuga, nuko basa nkaho bari kumukoresha, nkoresha iryo jambo. Uburyo kiyaje mu itangazamakuru, ntibaduhaye agaciro ku muryango wanjye, banze ko shyingura, indabyo nazisubije. Donc ni byinshi byavuzwe, nawe bakuri izi mbuga nkoranyambaga byanze bikunze ibihanyura urabibona. Wowe nk'umushumba kiriya kintu wakibonye ute? Ku ruhande rumwe iki kintu kirimo gukorwa, yego, aka ni akazi ka Satani. Gute? Aka ni akazi ka Satani. Ubundi akenshi ushobora kwicara ukavuga uti bariya abavandimwe we birashoboka ko ibyo bavuga byaba ari ukuri, sibyo? Yego. Kimwe nuko bitaba ari ukuri, sibyo? Yego. Ariko byaba ukuri bitaba ukuri, uyu munsi kuko icya mbere ntibarimo kuza kubivuga, wenda Theogene ntiyari se, wenda ngo barimo baramwaka 8, yego, sibyo? Ni ukuvuga ngo uyu munsi ahubwo Theogene yatabarutse akagenda, yego, uriya muvandimwe we yagakwiye kubaza yikoreye umufuka w'umuceri azaniye abana Theogene asize, yego, noneho akaza avuga ati noneho nazaniye umuceri abana banga ko nkubaha, yego, sibyo? Naho kuvuga ngo banze ko ashyiraho ururabo nta kintu byunguye, ko n'ubundi Theogene ntiyari bubimenye ko bashyizeho ururabo. Yego. Kandi uyu munsi nibamwemera nk'umuvandimwe ntari buze kuzungura Theogene, yego, imitungo ye ntari buyizungure, sibyo? Abana be ntari bubazungure. Umudamu keretse wenda niba arimo aburana aravuga ati wenda arimo aburana ya mico ya kera, ati wenda baramutse ubundi sizo ndabyo ko atazizanye mbere, ngo aziwo Theogene abwira ati muvandimwe ndakwemera, akira urabyo ndagukunda. Abaye arimo aburana akavuga ati wenda kuko uriya ntambara uriya muvandimwe ari kurwana, njye ndabona ntahishingiye, ni intambara y'abadayimoni, kuko ni intambara igambiriye ibintu bigera nko muri 3. Ibihe? Icya mbere, ubutumwa, ya mirimo myiza Theogene yakoze yatumye babandi bose wabonye bamujya inyuma bamuririra. Yego. Icyo ngicyo nicyo cyababaje Satani, icyo ngicyo nicyo ashaka gusenya. Yego. Sibyo? Babandi bose bakundaga Theogene, abo ni bashaka kumukuraho. Yego. Hari abantu bafashije Theogene, baramushyigikira, baramwubakira, bahagararana nawe, babana nawe. Abo ngabo barimo barashaka kubereka yuko icyo bakoze ntacyo, sibyo? Yego. Icyo bakoze nta gaciro kigize gute
gifite kugira ngo babagushe muki mu mutima. Yego. Rero ikindi uyu munsi biri mu rwego nanone rwo gusenya ADEPR nk'itorero, kuko iyo babivuga bavuga ngo na ADEPR nayo ibifitemo uruhare. Yego. Sibyo? Noneho bigasenya umuntu wese wagize icyo akora kuri Theogene. Yego. Yakoze nabi, nta kintu yakoze, ariko bari abavandimwe, niba ari abavandimwe beza, nabagiriye inama. Yego. Nibajye ku muryango wa Theogene, bagende mu rugo, babaze umudamu bati ahubwo ni iki twabafasha. Sibyo? Kuko uriya muvandimwe niba avindimwe na Theogene koko, uyu munsi Theogene ntakiriho, niwe uriho, niwe rero ukwiriye gusigasira umuryango. Reka twemere ko Theogene wenda yamubwiye ati reka kuvuga ko tuvindimwe basi nicururize nk'uko abivuga. Sibyo? Ariko nabyo yabikoraga kugira ngo wenda yibereho, reka tubivuge gutyo. Ariko si uyu munsi wa none niba bataragize ubutwari bwo kubivuga akiri muzima, akaba yapfuye. Sibyo? Niba nta butwari bagize bwo kubivuga akiri muzima, uyu munsi ibyo bari kuvuga ni ubujajwa. Ni ubujajwa, ni amatiku, ni ishyari, ni ukubura ubumuntu. Hariya nta bumuntu burimo. Sibyo? Na biriya nimo bivugisha ngo arajya ku nkundamahoro, bamuretse akagenda. Ariko oya ntago twavuga gutyo, kuko Satani ni uzi ko buriya yamwoherezayo kugira utese, kugira uti none se yagiye hariya, yagiye inzira ijya ku nkundamahoro ntago yayibonye. Iriya ni misiyo ya Satani. Ni hahandi noneho ni nk'ahandi umuntu baba bamufashe mu ijosi. Sibyo? Bamufashe mu ijosi bari kumuniga, arangiza atariko uyu muntu mwamunyijije ko ndibuze nindamuka ati umuntu ndamwica kandi yafashwe mu ijosi yanizwe. None bamara kumumukuraho arangiza ataho ati yo batakunyiza sha bari kumbona. Rero kariya ni akantu Satani we yashyizemo, ntabwo yakwiyahura. Uriya muntu uri bwiyahure ntabivuga, uri bwiyahure ntabivuga. Ikindi uriya ntawe ataniye na wa mukecuru wagiye kwiyahura muri Nyabarongo, akabanza akicara hejuru yayo agashyiramo amaguru, gushyiramo amaguru, arangije aruguru aho hari haziritse ihene, ibigize gutya, ibihubanganyije ibihuru byari aho ngaho, yazamutse yiruka ati narimpfuye, kandi yajaje kugira gute kwiyahura. Rero biriya ni umwuka w'abadayimoni uba utuye mu bantu, hakaba arimo kubura ubumuntu. Sibyo? Birashoboka ko yaba umuvandimwe we, birashoboka yuko yaba atari nawe, kuko impamvu iyo ako kantu ngashyiraho kuki imbere hose akiri muzima ataje kubivuga. Sibyo? Uriya ntawe ataniye na wa muhanuzi umuntu apfa, yamara gupfa agahita aza akavuga ngo nyamara nari nabibonye ko azapfa. Sibyo? Ngo nari nabibonye ko azapfa. Ubibonye ukora iki? Wakoze iki? Sibyo? Rero aho rero ibyo byo kuza ibintu byarangiye, ntabireke. Theogene yaripfiriye, naruhukire mu mahoro, yakoze imirimo myiza, imirimo iramuvuganira. Niba utarya n'urukwavu jya wemera ko ruzi kunyaruka. Kera mukecuru ajyaga ambwira ngo umuntu uzi gukoma urusyo akoma n'ingasi. Aba banyamakuru bo bari kujya kumukurikirana, bo wabavuga iki? Reka nkubwire, hari ikintu cy'umwuka w'ishyari uri mu bantu. Urupfu rwa Theogene rwateye abantu benshi ishyari. Gute? Sibyo? Theogene ni impfu zingahe wabonye? Zingahe wabonye baserebuye muri buriya buryo? Ukongana izo maze kubona, abantu baze kunyumva neza, ubwo ndi gushingira kuko umuntu ashobora gupfa igihugu cyose ntikibimenye, ariko akarere arimo kakabimenya kandi bikagenda nka kuri kwa Theogene. Maze kubona impfu nk'esheshatu byagenze kuri iyi. Harimo urupfu rw'umuhungu twasenganaga witwa Mugabo hano Indera, ubwo abantu bazi Indera barahazi, byagenze nka kuri kwa Theogene. Yego. Kuko burya umuntu angana nuko isi areshya. Sibyo? Urundi rupfu njye nagize mukecuru wanjye aratabaruka,
nawe bigendana kuri kwa Theogene ubwo ndi kubivuga donc umbwiye uko nabibonye. Hari undi mushiki wanjye wapfuye muri sashito yitwa Precious Giselle sindi none namubonye nenda mureba na Jay Paul ariko urupfu rwa Theogene rwari aho ku isi yose. Ubwo rero niba mu mboni zanjye maze kubona nibura nk'eshanu urumva icya mbere ni ishyari ry'uburyo umuntu aba akunzwe umuntu akireba akabona we ntakunzwe. Kabiri ni ubukene buba buri mu magufa inzara ikaba iri mu magufa. ubwashize uri ku kiganiro twakoze niko kubwira niyo umuntu akennye none akagira n'ishyari uwo muntu yanaroga tayari uwo muntu yanaroga. Rero niyo mpamvu ubona bakomeza kuyikamura no kunyonyoza no kunyonyoza barakamura baranyonyoza mbega ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ikiba gihari ni uko umuvandimwe yaratabarutse ntibamureke yigende keretse ahubwo bo niba bazi ko batazapfa. Inama nabagira ni uko buri muntu wese akwiye gutekereza akavuga ngo ese Theogene kugira ngo bigende kuriya yakoze iki sibyo? Mu buzima ntawe udakosa ibyo yakora yakosa nk'umuntu kandi ibyo ngibyo si twe dushinzwe guca imanza ahubwo reka turebe uko yabaniye sosiyete nyarwanda sibyo? Aba umwana wo mu muhanda aba umwana uri mu ishuri abe na polisi muri rusange abe no mu rusengero muri rusange ibyo yakoraga byose yabikoraga mu buryo bwiza kandi bukwiriye. So rero uyu munsi kwirirwa uyu munsi ujya gucukumbura ngo ugaragaze ko yari umuntu mubi ugaragaze ko ibyo yakorewe atari abikwiye sibyo? Yari abikwiye ahubwo si wowe ugena niba bikwiriye cyangwa niba atabikwiriye. Kugumya gucukumbura rero abantu baragumya kwiyambika ubusa aribo. Buri inkende ikiri hasi ntiwabona ko yambaye ubusa ariko uko ikomeza kurira nibwo ubona ubwambure bwabo. Rero uko abantu bagumya gucukumbura niko barushaho kwiyambika ubusa. Uko abantu bagomeza gucukumbura niko bakomeza kwiyambika bariyambika ubusa aribo ku giti cyabo. Ziriya ndabyo bamubujije kuzishyiraho wamugira inama yo kuzijyanayo nyuma? Ariko se izo ndabyo bamubujije kuzishyiraho zari indabyo zo guhamura iki? Erega ururabyo rwa mbere ntago ari urw'umuhango ururabyo rwa mbere ni urwo mu mutima sibyo? Indabyo yagakwiriye kuba atanguye umunsi si zo kujyana ku irimbi. Nagende hariya kuri butike niba ari umuvandimwe we koko najye hariya ku iduka agura umufuka w'umutanzaniya awujyane mu rugo kwa bariya bana Theogene yasize indabyo azaba zishyizeho. Niba ibyo atabishoboye naceceke agenda anywa amazi yiyakire bizashira. Ubona hakorwa iki ngo abantu bongere bagarure ubumuntu ko mbona busa nk'ubwa inda yabusumbye? Biragoye kuko ubumuntu uko bucya bukira buragenda bushira. Uko bucya bukira biragenda bushira. Icyo navuga ngo mana kuko turi mu minsi ya nyuma. Paulo we yabivuze neza aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya abantu bazaba bikunda sibyo? Uyu muvandimwe nawe ntekereza niba ari n'umuvandimwe wa Theogene sibyo? Niba ari umuvandimwe wa Theogene buriya ashobora kuba reka nkubwire nawe buriya ni imibare yabaze nawe buriya ari mu mibare buriya nawe ni imibare arimo. Yavuze ati Theogene yaravuze ati ndi imfubyi biramuhira sibyo? Yararero ati nanjye reka nze mvuge yuko nanjye yantaye nkajugunywa iyo ngiyo. Yavuga ati byibuze wenda nanjye nzabona ungirira impuhwe ndebe yuko nazamuka. Kiriya ni igikorwa cyo guteza impuhwe. Rero ubu muntu avuga kuko iminsi turimo ni iminsi yo kutagira ubumuntu. Paulo yabivuze neza aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya ubwo abantu bazabikunda badakunda babo badakundana abantu birarira abantu bibona sibyo? Rero tugaruke ku ruhande rwe yari gukora iki kuko nanone numvishe side yawe uriya muvandimwe wa Theogene yari kuba yakanyuze mu zihe nzira? Inzira yagombaga kunyuramo inzira bigomba gukemukiramo nta zindi ni iz'umuryango sibyo? Inzira yagakwiye kunyuramo buriya yaza avuga ngo najyanye umufuka w'umuceri kwa Theogene mu rugo madamu aranyamagana
aho byakumvikana ariko kuvuga ngo yajyanye indabo ku irimbi izo ndabo nta kintu zafasha Theogene nta nubwo zimaraho iminsi sibyo Imana tugirire neza nta n'iminsi zimaraho iyo uzizanye ku nkoko hari abantu bashinzwe kuzikuraho bagatwara inkoko bakajugunya indabo hari n'abaza gushyingura hari n'abaza gushingura bagakuriza abandi bashyizeho ntabona ururabo mereza amakesi ikindi hari n'abaza kuzitwara nijoro bakagaruka kongera kuzigurisha rero ururabo rwiza yagakwiriye kubatanga sibyo ni ukujya hariya akagura akabido kaji akagura biswi agashyira abana izo ndabo Theogene azazibona inimba ngira nawe ujye uyigira yo kubona ni ukuri niba hari ikintu kintera inimba ni isi dutuye uburyo nyine inda yasumbye isari kambuga iki kintu ku buryo umuntu yemera akarya mugenzi we akavuga ati sha ariko uyu munsi amafaranga ku isi ntawe utayashaka nanjye wicaye aha ndayashaka nawe urayashaka ariko mureke mbabwire ikintu twayashaka twagira nyamuneka mwibuke ko twese tuzapfa iherezo rya byose ni urupfu ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibyo kurya n'iby'inda inda nayo ni y'ibyo kurya ariko iherezo byose umwami Imana azagira gute azabitsembaho rero ikintu nabwira abantu ni uko buri muntu wese yakwiga kubana na mugenzi we amahoro tugakundana tukiga gukundana cyane cyane mu gisata cya gospel niho mvuga niho hantu uti ibiryo n'iby'inda n'inda ni iyabyo abantu bibuke yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima abantu bibuke ko bazapfa uyu munsi Robert nshobora kukureba nkabona ko ntazagukenera ariko nshobora kutagukenera ndi muzima ariko nkazagukenera narapfuye yego rero kubana neza n'abantu ni ikintu cy'ingenzi cyane yego sibyo kubana neza abantu bize kubana neza bakabana mu mahoro byaba ari ingenzi cyane rero abantu barakenerana ni ikintu cy'ingenzi abantu nibige kubana n'abandi amahoro iryo jambo rirakomeye abantu bige kubana n'abandi amahoro mbere y'uko ujya guhemukira mugenzi wawe utekereze ko ari we bibayeho byagenda uyu munsi nimwitekereze ku mudamu wa Theogene umutekereza ahari sibyo niba ari umuntu ufite igikomere gikomeye ni umudamu wa Theogene ushobora kumbaza uti kubera iki buriya uzi umuntu muba mwaranyuranye muri buriya buzima bubi muburara mutagira icyo kurya noneho mwagira akantu mufatisha agahita apfa wowe ukabisigaramo birababaza niyo ugiye kurya uhita umwibuka bihita biza imbere yawe ubu ntureba nabanye na mama mu buzima bubi mama yarapfuye ariko ubu amarira njya ngira na bugingo n'ubu niyo mbonye amafaranga mba numva mfite agahinda mpita nibuka ubuzima nanyuranyemo na mama avuga ni kuki wagiye izi myaka ishize hashize imyaka hafi 15 ariko ako gahinda kanze kunshiramo wikomyaza gukometsa abandi ntago ari wowe ugafite wenyine reka twizatira umusozo ikiganiro cyacu dushyira imbere y'Imana hanyuma hari umuntu ushobora no kugira n'ikintu yakuvugisha tubwire 078 078978780 undi ankundire baze ku rusengero kuwa gatanu mu materaniro kuwa gatanu cyabaze ku mugambi w'Imana ibindi birenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha data mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo imbaraga zawe zimanukire ku bantu bawe ururukire gukora ibikomeye ururukire kubamba amahema ururukire gukingura imiryango ururukire guca inzira ibyananiye abantu nzi neza ko wowe ubishobora ibidashobokera abantu wowe ujya ubasha kubikora nkundira ugende womora imitima y'abantu benshi bakomeretse
abadakijijwe ubahe gukizwa, abaguye ubahe kubyuka, kandi unkundire umurimo wawe ukomeze wamamare hose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.